ineza ye inarayibonye ababisha bangose iyo ineza ye narayibonye ababisha niyo mbonera imbere yawe mana niho mbonera ibyari imisozi windura amata agubwa neza nkaguhimbaza mukiza imbere yawe mana niho mbonera amahoro imbere yawe mana niho mbonera gutuza ibyara amarira ubindura ibitwenye. Reka dutangire dushimira buri muntu wese wakanda subscribe ndetse na buri muntu wese waba waradutse inkunga agasharinga video yacu cyangwa se akageza kure ubutumwa bwacu. Uyu munsi rero tujye kugarukana n'umwe mu bastari hano mu Rwanda mwamenyereye tumuguye gitimo tumusanga muri studio ariko nago ari wenyine buri ibumoso bwe ari kumwe n'undi mugabo n'umugabo w'igikwerere yanshatse kuvuga ngo umugabo w'igikwerere abanyarwanda batumva icyo nshatse kuvuga. Uyu munsi turaganira nabo turatangira batwibwira. Hari bamwe bamenyereye uyu mugabo ufite gitari bamuzi nka Safari Isaac cyangwa se Isaac. Muraho neza Safari? Turaho cyane. Yego. Ushima Imana. Yego. Safari Isaac. Yego. Ariko kandi abantu bamenye izina rya Zakagenda. Yego. Hari abantu batari baguherutse. Urebye impamvu nakunze kujya mu mirimo myinshi navuye urebye abantu benshi bakeka ko navuye no mu kuririmba ariko ntabwo navuye mu kuririmba. Yego. Ahubwo wenda nuko nasa naho navuye wenda mu nshingano zo kugenda mu makorari cyane. Yego. Noneho nkajya mu byo gucuruza nyuma yaho mu byo gucuruza nkaza kubivamo za kugenda mbese muri gahunda z'abana kuko nagiye nari maze mbese kugira abana batangiye kujya mu ishuri ntangira kujya muri gahunda zo kugenda muri mbese mu kwigisha abana mu kubarera mu kubakuza bituma rero mu by'ukuri nakunda kugaragara cyane mu buryo bwo kuririmba ariko suko naretse kuririmba. Yego. Cyane. Yego. Hanyuma ibumoso bwawe reka twakire n'uwo mugabo kugira ngo dutangire atwibwira tumenye ngo umuntu tugiye kubana mu kiganiro ninde. Murakoze, nitwa Alex Bwitonzi. Yego. Ngewe ndirimba muri korali yitwa Birembo. Yego. Hanyuma nkaba nshinzwe iterambere muri iyo korali. Yego. Uyu mugabo rero Safari Nzakagendana n'inshuti yanjye duhuriye hano kuri studio nje kureba projet za korali. Yego. Nuko duhura rero nsanga ni byiza kubona inshuti yanjye ntitwari duherukanye. Yego. Yes, Safari rero uraza kutwihangana ko tugutunguye tugusanze muri studio. Ndimo no kuregera gitari no kuregera gitari. Yego. Mbere na mbere rero Safari hari abantu bakuziho za ndirimbo zawe za kera. Mbere yuko dutangira cyangwa se dukomeza ikiganiro ntago wabanza ukabasuhuza ko bari bagukumbuye muri ya njyana yawe ya kera ukasa nk'ubibutsaho gatoya. Uracyari kuregera gitari? Aha ndabishoje. Mana yacira kora ibyanani y'abantu ikora ibikombe burya iyo mana na nyuma yaziraga mana nziza mana yacira kora yo ibyanani y'abantu burya iyo mana ikora ibikombe burya iyo mana na nyuma yaziraga Imana we Nzakagendana agakiza k'Imana we Nzakagendana Salomo mwana wanjye umenye Imana ya so iyo yakoreraga ariyo zakorera iyo Salomo mwana wanjye umenye Imana ya so iyo yakoreraga ariyo zakorera ineza ye inarayibonye ababisha bangose iyo ineza ye narayibonye
ubwo rero kandi rwose abantu ndabasuhuza bo mu makorali atandukanye. Bwa mbere nabanza gusuhuza korali yo mu Birembo, ndabasuhuza cyane. Ni abantu kandi ubona ko rwose ko bateye n'imbere ukurikije uko igihe muherukanira, igihe baheruka ntabwo ariko bari bameze. Urabona basohoye n'indirimbo ubu ngubu cyane cyane nziza cyane, ubu ndimo kubikunda cyane, narayibonye mbona ni nziza ugereranyije n'igihe twacurangaga. Nk'ubu nigiye wacurangiye korali Impuhwe ku Gisenyi, alubumu yabo ya mbere. kiragiye waracurangaga batari bakoreye amanuka yo ku Kamonyi, icyo gihe naracurangaga korali buriya Irayo, nako korali Irayo yo mu Cyahafi, alubumu yabo ninjye wayibacurangiye bwa mbere, turi kumwe n'abitwa ba Biya n'abandi. Ninjye muri korali Baraka, ninjye wacuranze korali Rubonobono ya 4, yewe yabubatse banze wa mana we, ninjye wayibacurangiye. Iriya bazi iriya bazi ninjye wayicuranze. Nyiririmba nibutse iby'aya mafashera, Yesu turangaje imbere niye farashi, Yesu atubereye ukomeje ifuruka. Buriya yambazi mu burya ni yanjye. Abantu mu Rubonobono nabo ndasuhuza. Ndasuhuza na korali abantu muri korali Baraka, ndasuhuza n'abakuntu kuri korali Yiremera korali Amahoro Yiremera, nabo nijye wacurangira alubumu yabo ya mbere. Na korali Tabaza ndayibutse mu Bibareti, Nasimuruna yo mu Kivu, n'amakorali menshi sinavuga ngo nyarangize ngo nyarondore, ariko nyine ndabashimiye cyane nje kugira ngo nyine mbasuhuze. Urakaze cyane. Suhuza na korali yo mu Birembo, ndi kumwe na perezida w'iterambere cyane rwose, ndabasuhuza cyane. Hanyuma reka negere perezida nawe gatoya mubaze. Perezida, ushingiye ko igihe uherukanira na Safari, urabona ari nk'iki cyahindutse kuri Safari? Safari cyo nk'imyaka 2. Icya mbere ndabona yarabyibushye. Ndabona yarabyibushye, ameze neza, biragaragara ko rwose inshingano yari afite zo kwita ku banyeshuri zirimo zigenda zigabanuka, n'amafaranga yaraje Safari. Ahubwo amafaranga yaraje yewe no kugakoma, ariko yewe no kugakoma kuko nanye nshingiye kuntu nzi Safari muri cyagiye aririmba irandirimbo ineza ye, hari ijambo abarokoreri bajya bakoresha ngo umuntu yabaye intagangare. ahubwo abantu bayo gukera none umusaza bakabata Safari ko tukuzi kera turi abana batoya, uri umusaza none ke tugatumaze kwa asaza, none wowe ukabara uyu musore. Ariko hari ikintu nanjye byo maze kubona, iyo umuntu atararya amafaranga, iyo umuntu atararya ku mafaranga, abantu batangira kumubonamo gusaza kandi akiri muto. Kubera inzara ni mbi cyane. Hari n'imyenda umuntu yambara bitewe n'uko nta mafaranga afite yo kugura imukwiriye, yo ubwayo ikamusajisha. Hari amapantaro kera nambaraga, ntuhageretse ifoto twagiye kuririmba, twajyanye na korali Baraka yo mu Gakinjiro, iriya ya 2 kuri Hoziyana, twajyanye Intongwe. Umugabo wawe ejo bundi yaranyandikiye kuri WhatsApp, arayinyohereza mwarimu waho. Baba we yarinyohereza, nyereka abantu barumirwa ati ntabwo ari wowe, nambaye ipantaro y'ijya ntumenera ubufu, nambaye za nkweto za zindi za congo baguraga zisongosoye imbere, baguraga 4 bitaga imbwa, nyambaye isongoye gutya, yari wambaraga wajyana mu mvura ikabanduka, icyo hasi kigataka. Niyo nifite ko n'isohoka nagatwagiye ahantu muri korali zahari mubi cyane, ariko Imana ni nziza. Ariko n'ubu meze neza, ahubwo abantu nkuko perezida wa hano wo mu Birembo korali w'iterambere yabivuze, wabonye ko nahindutse wenda mu buryo wenda bw'imyambarire, ariko byatewe n'akandi kazi wenda kuko nahinduye, wenda hari navuga ko ari uburyo bw'imiririmbire, nkahindura wenda imyambarire igahinduka, ariko umutima ntabwo wahindutse. Bambe ntibantu bakamuntu ukundi, wenda ngo bambone nambaye ibingiye bavuga turi Safari, uri yabaye umuntu mubi, yabaye undi muntu. Uri ndacyakunda Imana rwose, nkunda n'abantu. Mbonereho no kukubaza tutararenga aho ngaho, wavuga iki ku bintu bijyanye n'agakiza n'imyambarire igaragara inyuma? Agakiza k'umuntu n'imyambarire yambaye, n'imyambaro yambaye igaragara inyuma, ni ikihe kintu wabivuga? Kuko hari abantu bajya babyibeshyaho cyane. Erega buriya reka nkubwire, aho tuvuze nko ku bwa kera, ku myambarire y'abantu ba kera,
tukavuga wenda nko ku gihe cy'abami ba kera n'abakobwa ukuntu bambaraga. Musi ntabwo bambaraga hejuru, nta kintu cyabaga kiri, umukobwa yagendaga gusa amabere ari hanze. Noneho n'akantu gapfutse mwe nanga cyangwa se kagashabure gutya gatoya kabaga ari kagufiya, amata kose ari hanze. Ubuse tuvuge ko abakobwa buriya batari gukizwa batajyaga mu ijuru. None ikindi hakurikizaho nanone ku gihe cya Yesu. Ku gihe cya Yesu yambaraga ikanzu, ariko ubu ntabwo twambara amakanzu. Ese tuzavuga ko Yesu kuba yambaraga ikanzu tuzavuga ngo wenda ntabwo tubyemera. Yesu yari umusiramu, twe turi abarokore. None hari abandi kandi uruga ajya gusoma muri ya filime tubibona yambaye kiriya kintu gitwikira umutwe, ariko abapasiteri b'iki gihe bajya ku ruhimbi bambaye ikositimu n'amashati ateye ipasi. Ubwo rero ibintu bigenda bihinduka, ukareba ugasanga nko mu myizerere y'andi matoro cyangwa andi madini bashobora kureba nk'abakobwa bacu wenda mu itorero ryacu rya ADEPR. Ko ngewe buriya nta muntu ushobora kuvuga ngo ngewe ntabwo ndi umwadeperi, ngenda cyari umwadeperi ngenda, ahubwo wenda nuko nahinduye akazi n'imicurangire n'uburyo bwo gucuranga. Indirimbo yindi tugiye kuzakora tuzayiririmana tu. Kuko ngewe none se uyu si umusaraba, umusaraba wa Yesu. Abantu bashobora kuvuga ngo Safari yaraguye n'umusaraba wa Yesu. Akamfite hano na gatatu ariko kariho mikrofone ivuga ka mikrofone yo kuririmba, ni tatuwaje iriho mikrofone. Ntago ari ibintu babirenze, nuko kwirimbisha. Asa abantu bazavuga ngo nambaye niki. Sinabonye no mu gihe cyo gusezerana muri no minsi babantu baba bagiye gusezerana mu kujya gusaba muri Mariya bararwambara. Sinabonye abarakora basigaye babyambara se. Ahubwo no mu muco nyarwanda, oya no mu muco nyarwanda ubundi urunegiro ubamo. Bararwambara mu myambarire ijyanye n'umuco nyarwanda. Icyo navuga ibyo ni umuco nyarwanda, ariko buri ADEPR nayo ifite amahame. Amahame ADEPR igenderaho, kandi iyo ni doctrine y'itorero nyine. Iyo umuntu rero ari umwadeperi agomba no kubahiriza doctrine y'itorero. Ariko wenda Safari we ubu ngubu arabyemerewe. Ariko Safari ubundi mfite hari indirimbo yindi dufite ivuga ngo kera hacu twarebaga imbere, ubwo handi bavuga ngo warabyibushye umeze neza imyambarire nyine bigaragara ko byaciyemo amafaranga yabonetse. Ariko mfite indirimbo ivuga ngo kera hacu twarebaga inyuma tukabona nta nzira, twareba impande n'impande tukabona imisozi turinze zengere nyine nk'uko wari umeze. Amafaranga nyine yaje gucamo bigenda neza. Ayo ndirimbo ndagira tuzayikorana, ariko noneho uzaba uhari. Ariko none tujya kuyikora uzihangane nyine, hari za ndangagaciro uzatuvanamo, hanyuma n'aka gasaraba. Ariko aka kantu ubu nk'aka kantu uyu mugabo uyu nguyu Chekivara nambaye ni umuntu w'imirimbanyi wabayeho aharanira uhindura ababaye agira gute. Chekivara ni umuntu w'imirimbanyi wabayeho mu buzima, urwaniriraga icyiza arwanya ibibi, akabirwanira ndetse aza no kubipfiramo, ariko arwanirira icyiza. Chekivara kumwambara kwambara kano kantu nuko gusana nuko wafata nk'ifoto ya Yesu ukayimanika ahantu gutya, nawe ni umuntu utuzi wabayeho arwana impindura amatwara. Rero n'aka gasaraba n'agasaraba ka Yesu. Ubuse gasaraba ka Yesu nako nzakavanamo perezida. Oya icyo gihe nituba turi gukora indirimbo uzagakura hanyuma nambaye rwose. Ariko ubundi ngenda ndashaka tuzongera tukaganira ukagaruka muri wa mwuka wa kera ukimba za ndirimbo. Buriya ndirimbo zawe natangiye kugukunda ndi muri Ecole de Dimanche, ni muri abana bato n'umwana mutoya ntazi n'uzimba, ariko kuri radio nkumva publicité kwa Safari zake ibyuma bya muzika, ibyuma by'umuziki kera. Ariko siko nacuruzaga ibyuma by'umuziki abantu bose bo mu Rwanda ari nge bazaga kugurira. Ndibuka kera nigeze kujya igihundwe hari korari twagiye na korari Baraka ariko disi nanitanzeyo gusenga igihundwe nigeze kujya Nyamasheke kera rwose. Ariko icyo gihe nari mfite imodoka rwose, icyo gihe nari umuntu ukomeye. Icyo gihe cyose by'abanyamuziki abantu ba kera siye ko iby'isi nyine bigenda bimeze gutya bihinduka. Nacuruzaga ibyuma by'umuziki abantu bose ninjye baza kugurira. Ngo kwa Safari zake bivugiye ako kantu ruvuze. Ndibuka buriya Pasiteri Mugabo muri publicité yanjye yaranyamamazaga, baramukesha batwara Pasiteri Mugabo
mugabo Venuste ngo kwa Safari zake we na Rudahezwa ngo se ngo wajya kwa Safari we na Rudahezwa buraho mariko ngo fite studio Rudahezwa ndamwibuka Rudahezwa na Pasteur Mugabo hagati aho mugabo Venuste turamushuje cyane ayo itorero rya Kimironko ariko ubu bari guteranira Masizi icyo gihe nazaga abantu hari abana batoye baza abantu bajya bambwira kandi nkabona ari bakuru kuti Safa waje iwacu twebwe batwicaza ku bisambi turi muri Ecole du Dimanche bakatuzana bakatwishaza ku musambi twaje kukureba natwe niyo twicaraga ku musambi ariko namureba nkabona n'umuntu mukuru navuga se uyu muntu ko arimo kumbwira gutyo icyo gihe ni igihe cye ese ubu ushingiye nk'igihe wakoreye ubu nta ndirimbo zawe uba waribagiwe ngiye mfite indirimbo nyinshi hari indirimbo nahoze ndeba hano yawe ndavuga ati ni Safari urugero nk'iyi ndirimbo ako ngaho ariko amakorasi igenda kiyimimba abantu benshi barimba no mu nsengero nanahanyura ahubwo nanahanyura nabana nahaciye ntibabe banamana karibu ubwo yego namenye abantu banzi nabakera hari akantu nashatse kukubaza iyi korasi abantu bayumve iyi ngiyi abantu bakunda no kuyitera ibyari imisozi reka iducurangireho twumve tuyibuke ducurangireho gatoya tuyumve imbere yawe Mana niho mbonera amahoro imbere yawe Mana niho mbonera amahoro ibyari imisozi wihindura amata nkagubwa neza nkaguhimbaza mukiza imbere yawe Mana niho mbonera amahoro imbere yawe Mana niho mbonera gutuza ibyara amarira ubihindura ibitwenge nkagubwa neza nkaguhimbaza mukiza imbere yawe Mana niho mbonera amahoro imbere yawe Mana niho mbonera amahoro ibyari imisozi bihindura amataba nkagubwa neza nkaguhimbaza mukiza imbere yawe Mana niho mbonera amahoro imbere yawe Mana niho mbonera amahoro ahari amarira ubihindura ibitwenge nkagubwa neza nkaguhimbaza mukiza imbere yawe Mana niho mbonera amahoro imbere yawe Mana niho mbonera amahoro ibyari imisozi bihindura amataba nkagubwa neza nkaguhimbaza mukiza imbere yawe Mana niho mbonera amahoro imbere yawe Mana niho himbaza ibyari imisozi nkagubwa neza nkaguhimbaza mukiza imbere yawe Mana niho mbonera amahoro abashikubana rwose reka tubaze hari indirimbo nibura yakorara ibirembo babuzeho nibura n'iyo kaba ari akantu gatoya ko wamenya amakuru ko twakoze indirimbo ahubwo ndashaka kugira ngo ahubwo iriya ya kabiri niyo nzazamo ariko iyi ngiyi mwasohoye iya mbere yitwa sinzatuza rero narikunze cyane nayibona aricyo cyatumye nubwo ntekereza ko yibuze nanjye nazabona na korali yanyu narikunze cyane n'indirimbo ifite mbese ifite umuziki ifite injyana igezweho ku buryo ubona ko ari korali y'iterambere muri iki gihugu ikomeye cyane ugereranyije twaririmbaga twebwe kera ugereranyije andi makorali wenda aho ageze ubu ngubu byakorali ibirembo rwose ubu ngubu mumeze neza cyane ariyo mpamvu nanjye nifuje no kuzaza kubasura niyo bari muri repetition nkazahagera rwose ni karibura kuko buriya nabaye na dirija wa korali yo ku Gasavi korali inshuti z'umwana nabaye dirija wayo buriya rero ngewe nzaza no muri repetition byibuze nicare nze kubasuhuza rwose nze byibuze ari muri repetition hasigaye kandi mukorana n'igiterane cyangwa njye mumbwira nanjye wenda mbe nabaherekeza murakoze cyane urakoze cyane ibi ngibi nzambikura nta kibazo nambara nshyirimo agashati n'agakote
asigenze tugendane rwose twongere tuvuge ubutumwa cyane murakoze cyane. hanyuma Safa akantu nashaka kubaza kuri iyi ndirimbo yawe. Iyi ndirimbo ko tuyizi nk'amakorasi abantu benshi bakunda gukoresha mu nsengero mu biterane, iyi korasi y'abantu bayiteye ewana barasirimba igiterane kigahinduka igiterane. Wowe uyiririmba yari korasi isanzwe iriho cyangwa n'indirimbo yawe wihimbiye wowe ubwawe ku giti cyawe? Ngewe ubundi ntangira kuririmba gucuranga ntabwo natangiriye mu makorari, nigiye mu marokesitiri, noneho ubwo nza kujya muri korari yo ku Gasave. ariko urabona icyo gihe twaririmbaga indirimbo za kera twaririmbaga zabaga ari indirimbo nyine zidafite injyana nk'iyo muri kuririmba ubu wenda irimo amagambo acengera hirya. Twaririmbaga injyana ngufiya, amagambo magufiya. Noneho niho babona igihe ndi wa muntu ushobora kujya n'ubu ngubu ubu tuvugana none ahangaha ushobora gutekereza ngahita mpimba nk'ikorasi ubu nonaha nkurikije nk'aha turi nabaga ndi muri dushe ngahimba ikorasi ngahita ajya ahubwo ari n'izo nagiye mpimba. Hari niyo numvise ejo bundi Theo bose babireba aririmba arimo yiririmba ahubwo Theo bose babireba ndamusuhuza. Hari na Nzakagendana twayisubiranyemo ubu ngubu muri no minsi abonye ko twari ari yasohotse. Iyi nayo yibonye hariyo nabonye cyashya mwasubiyemo. Twasubiyemo Nzakagendana. Ubwo rero yarampamagaye mu by'ukuri arambwira ati iriya ndimo yanje shaka ko tuyisubiramo. Usanga abonye ko no mu mashuri nyine nari ndimo Theo ndamusuhuza. Ndetse ndanavuga ko hariyo nabonye aririmba yindi ntarindi shyanga rifite Imana ifite imbaraga n'Imana twiringiye. Ni amakorasi menshi abo nabonye Theo yiririmba aranyibutse. Niyo mpamvu uvuze ngo harimo amakorasi yanjye menshi nagiye kandi igihe wagiye uzihimbira. Erega njye nabayeho mu buribwe njye ndyazavuka mbisi abantu benshi ubuhamya bwanjye nzagaruka tubutange atari nk'ibi ngibi turimo kuvuga buryo mbaho ubuhamya bwanjye mbaho ubuhamya bw'amakorasi yanjye mbaho ubuhamya bw'indirimbo zanjye. Uravuze gutyo uranyibutsa indirimbo yawe najyaga nkunda kera ndi umwana nimba bavuga ngo twarakenyega vokambisi ukaririmba ntituze gutandukana utakaririmbyeho gatoya kuko urebye n'ubundi aho Imana yagukuye nawe ugeze ubu yagukuye muri za voka mbisi na ya mukarita y'isukari none usigaye unywa n'icy'amata. Hanyuma nkubaza hanyuma wenda turi kuza kugana ku musozo najya nkubaze ni iyihe nama wagira korari ibirembo, korari yo mu birembo? Nyine inama nabagira yego akaririmba ntakibagirwe. Nta yindi nama wenda navuga wenda irenze nkurikije iterambere naho bonanye n'uburyo naho bageze. Yego icyo navuga gusa nuko wenda bakomera bagakomeza bagahuza mu buryo kubera ko nyine nabaye mu makorari nabaye n'umuyobozi wa korari nabaye n'umucuranzi. Ugasanga kera wasanga wenda hagiye nko muri korari ugasanga wenda habayemo nkibaza icyangombwa no guhuza. Erega burya guhuza umutima nicyo kintu cya mbere. Itimu ari nacyo n'umukuru w'igihugu cyacu abatubwira ngo itimu icyo bita mbese abakorari abakorera hamwe muri make gukorera hamwe ntabwo abantu bakorera hamwe ngo bishyire hamwe batsindwe. Cyane cyane urabona ko bafite n'umuntu ushinzwe iterambere muri bo kandi ugerageza kuba yabashakira ibateza imbere. Ikiraro ni cyiza icyo nababwira gusa ni uguhuza nta zindi mpanuro natanga kuko iterambere ryo biragaragara ko rimo kuza. Guhuza bizatuma bagerana kure harenze n'ahandi hose. Safari araduhanuriye cyane rwose. Ushingiye ku makorari yose wagiye ucurangira cyangwa se korari zose wagiye ufasha ubona ari hehe heza bageze wavuga hagushimisha ku buryo uvuga ati byibuze iyi korari nafashije igihe kiniki hari ahantu igeze heza? Ariko impamvu twebwe uburyo twarimbagamo wenda mu buryo bwa mbere twacenyaga kuri za mpuri za magisi. None ubu ngubu bo bafite za mpuri pawa. Twacenyaga kuri za mpuri za magisi za kera zajyagamo na gasete tugacurangira niyo twaba tukijajaye tukagura ka kibe karaneye ukagashyiramo solo ukagashyiramo gitari base ukagashyiramo kompanya ukagashyiramo ingoma ya senti wenda badurumuza nta babaga bazifite cyega nkatwe kuri Baraka wenda yo mu kinjiro nibwo twabaga tuzifite na Hoziyana ariko ababaga bazifite ni bakeya. Mu by'ukuri rero icyo nakubwira aho ubona iterambere ryo rirahari kuko urabona ko
abantu b'iki gihe babasha kugura bimu bakaba bafite ampuripo bakagura crossover icyo gihe ni iterambere twebwe tutari dufite rero ntacyo narenzo cyava wenda ngo navuga ngo wenda ngo bakora ibindi bindi birenzeho gusa icyo nakubwira ni uko burya guhuza umutima nicyo cya mbere ikindi ni ubushake ikindi ni ukwitabira wenda ama repetition n'ibindi nkanjye nk'umuntu wabaye nka dirija wa korali cyangwa se wabaye umucuranzi mu makorali igihe kirekire icyo navuga murakoze cyane guhuza no kujya inama no gusenga nabyo bigira umumaro murakoze cyane kugenda abaye mu masengesho habaye korali twavayemo hajya tubeshwaho no gusenga tukaripita tukagira gute tugahuza umutima murakoze yego hanyuma rero ngira ngo tugane ku musozo mbaze perezida ni ikihe kintu wumva aka kanya washimira Safari ushingiye ku kiganiro tugiranye? Safari ndamushimira ku mpugura duhaye atugira inama avuze ku bintu byo guhuza umutima tugakorera hamwe nk'ikipe yego kandi buriya umunyarwanda yabivuze neza aravuga ngo abahuje umutima nta kibananira rero ndamushimiye cyane Imana umugisha kandi ahubwo nanamusaba naze antera inkunga dutere inkunga nka korali dukore n'izindi ndirimbo kandi wagiraga indirimbo nziza zifasha abantu ihimbiye korali umunezero y'intora buriya nanjye bayitangije korali umunezero ni nanjye wayitangije ubwo rero ninjye wabahimbiraga barabyibuka ndabasuhuza korali Gasave korali inshuti z'umwami ndabasuhuza korali Baraka nagiye mbahimbira indirimbo n'andi makorali menshi ya Gasata zagarira n'ayandi menshi tumaranye igihe ariko niwe rwose naza ngakora indirimbo nkahimba indirimbo tukayiririmba rwose ugasanga ibaye nziza cyane rero hamwe n'izindi ndirimbo nyinshi abantu bagenda baririmba z'ibihimbano by'umwuka nagiye ndirimba nabo ndabasuhuza Imana ikomeze ingirire neza ibindi byose Imana izabikora rega abantu bava muri ADP bajya bambwira ati Safari rwose ibyo bintu wazabikura ntabwo buriya nabikuramo si ibintu bisanzwe utuntu umuntu yambura kavana ni umutima uracyari wawo umutima uracyari muzima nta kibazo cyakunda Imana cyakunda abantu murakoze cyane hanyuma turi kugana ku musozo nk'uko nakomeje mbivuga anagira ngo urangire abantu wenda korali yawe aho mu ndirimbo zanyu umuntu yazisanga kugira ngo akomeze afashwe n'ubutumwa bwiza buciye mu ndirimbo yanyu korali Birembo ifite channel yego channel ya korali yitwa Birembo kwaya yego hanyuma korali Birembo ibarizwa muri ADPR Kinyinya ku itorero rya Birembo yego ni hano hafi no muri murenge wa Kinyinya ni ibihe bikorwa muri guteganya gukora mu minsi iri imbere cyangwa se mu minsi iri imbere dufite projet turi gukora ubu hari indirimbo iyo navuze yitwa Kera Hacu yego tukagira n'indi ndirimbo nayo iri muri sinzatuza ni nziza cyane ariko ni mu birembo hano Ikinyinya nyine uriya nakorera Ikinyinya burya najya kwaconya mu makonseri hakirimo ba Joseph ba Benjamin kera korera Ikinyinya nabacurangiye cyane mu biterane ryo nzari Ikinyinya cyo kwacurangira gitari rwose cyane ye baba dufite iyo ndirimbo ivuga Kera Hacu ivuga ku mateka ya korali n'amateka y'ubuzima bwacu muri rusange n'amateka dufitanye n'Imana hanyuma ni indirimbo nziza cyane ndabizi ko abantu bazayikunda tukagira n'indi ndirimbo nayo ivuga imbaraga z'amasengesho y'abera uburyo zisenya ibihome uburyo Imana yururuka muri izo mbaraga zo gusenga igatabara abantu bayo nayo ni indirimbo nziza izakundwa cyane hanyuma audio twamaze gukora audio y'izo ndirimbo turitegura gukora amashusho vuba bidatinze ibyo nibyo duhishiye abakunzi bacu bakunzi bakorara Birembo murakoze yego murakoze reka nshimire Safari ngo twemereye akaduha umwanya we tukaganira ku bijyanye n'umuziki cyangwa se n'urugendo rwe uko rwakomeje cyangwa se aho rugeze ariko nanone ntabwo twasoza aturirimbiye ka karirimbo yatwemereye nari maze iminsi ntekereza cyane nibaza icyo
itagira agasukari nageze aho ndyama hasi mu muhanda inzara yanyishe ngenda mu musinzi Mana ushimwe Mana ushimwe Mana ushimwe ibyo wankoreye byose Mana ushimwe Mana ushimwe Mana ushimwe ibyo wankoreye byose ubuzima bwo mu isi we nibwo bubi ubuzima bwo mu isi burahindagurika bwose buramenyerwa we nibwo buzima bwo kwitwaramo neza we nibwo buzima amazikarizi reka mbabwire inkuru y'ahantu hitwa Irodebari banurayuka Mefibosheti yaragacumba Mefibosheti yarababaye cyane Mefibosheti Irodebari yaramugaye ibirenge niwihebe mwana wa mama nta joro ridacya niwihebe mwana wa mama nta joro ridacya murakoze rero ntabwo twatandukana tudashimiye abantu badukurikiye n'ubundi icyo musabwa ni ugukanda subscribe kugira ngo muzamure channel zacu cyangwa se mudutere inkunga mu kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nikorari Ibirembo ni perezida wayo twari turi kumwe ndetse na Safari Isaac cyangwa se Isaac. Rero reka mbashimire umunsi mwiza, Imana ibarebe icyoroshye, ubundi dukomezanye n'ibindi by'ubutaha.